Kwise yego nakwise wa muhanuzi usengera abarozi yego ngo bakizwe Yego. bakanga gukizwa Yego. bagapfa turi kubashakira turi kubakorera inama yo kuntu twabakuraho ibyo kuroga bikava kandi bamwe tugenda tubafata bakihana bimwe tukabitwika yaza mu gusenga akaza ari umurozi ashatse kuroga abantu tukabifata tukabitwika akarahira katazongera kuroga uyu munsi nakubwira abantu bakijijwe babarozi batakiroga baciye agakiza nk'umwami n'umukiza akabakakanya nabo bafite ubuhamya bw'uko barabarozi akaba uyu munsi barabivuyemo afite ikibazo gikomeye cyane ngamaze imyaka 12 arwaye ngo noneho ngo hari igihe kigeranga gatuma inda nono ngamabera akikora nk'umuntu wonsa cyangwa nk'umuntu twite kandi adatwite ariko mu by'ukuri ejo namusengeye ntabwo ijwi ryavaga mu kanwa ndetse ngabe yatambuka tambagire mu mbuga ariko ejo namusengeye ijwi riva mu kanwa aratambuka azenguruka mu rugo rwiwe ndetse ngo haraho bamubwiye ngo atagomba gukandagira ngo kubera ko iyo hakandagiye ngagira ikibazo ariko namubwiye ngo genda uhakandagire mu izina rya Yesu umumama yasotse arahakandagira ashima Imana aravuga ati nukuri ndi kugenda birakunda avuga ati nakwizera nari mfite atari kubungaruye kwizera kubw'imbaraga z'Imana ngaruye kwizera sina ry'Uwiteka rishimwe muvyeyi wamamagaye yari afite ikibazo cy'uko umugabo we yagiye noneho asimaranye igihe ariko akaba nawe yarinjiye mu bapfumu nono mu kwinjira mu bapfumu kwe nta kintu byatanze ndetse ndamubwira ni nubwo urukwinjiramo ntacyo bizamara kandi dore wari ugiye gutanga andi mafaranga kugira ngo nyine bakubereye ahita ambwira ati rwose sinkubeshe ati uwo mupfumu yari yanciye 300 ngariko namubwiye ni ese ibintu by'abapfumu ko biri imbere yawe ko ndi kumva biri kunzahaza ambwira ati rwose ibintu by'abapfumu mbarimo neza ndari yego niko namubajije yego ni ibintu by'abapfumu koko wa muvye ibintu by'abapfumu ko ndi kubona biri kukujyana kure ambwira ati abapfumu rwose mbarimo gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyana yes reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka nshimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda nta kibazo rwose ngusabiye umugisha nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mbazanira abakozi b'Imana batandukanye abahanuzi abavuga butumwa abaririmbyi abahanzi umuntu wese ufite ikintu cyasana umutima wa mugenzi we kuko cano yacu ishingiye kwisana mitima ndetse n'iyobokamana niyo mpamvu nabazaniye umumama uri imbere ya kamera yitwa Mukanoheri Joseline ni umumama ni umuhanuzi afite impano zitandukanye ibindi byose araza kubyivugira nanjye mugiye kubana ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Tumimana Concorde Joseline karame uraho
yego Yesu ashimwe. ahimbazwe. Uzi icyo tugiye gukora? Yego Tugiye kudusengera kugira ngo dusabe Imana ize kutuyoboramo iki kiganiro, kuko twebwe twiyoboye twayoba, ariko ibanye natwe yatugeza ahantu heza. Ni karibu n'isengesho. Kadusenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ububasha, uri Imana ifite ubushobozi. Twongeye kugushima ko wabanye natwe nijoro ukitamurura. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, imitegura turatambuka, tubasha kuvuga izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimye kubera ko sahizi hari abantu bari mu bitaro ndetse bashatse kubyuka bikanga, ariko twebwe waduhaye ububasha bwo kubyuka, izina ryawe rishimwe. Urangije uduha ububasha bwo kugenda birakunda, bagiye mu kazi wabahaye ububasha, bajya mu kazi birakunda, izina ry'Uwiteka rishimwe. Icyo ngicyo turakigushimiye. Aka kanya rero tusabye Imana kugira ngo ibashe kubana natwe mu kiganiro tugiye kuganira ahangaha, ibane natwe, itwigaragarize, iduhe imbaraga, kubera ko imbaraga zacu ntacyo zatumarira, ahubwo dusabye imbaraga z'Imana kugira ngo zibane natwe. Icyo duheje ni Satani n'abadayimoni, twirukanye imyuka mibi, twirukanye gukora k'umwanzi Satani, imbaraga z'ikuzimu turazinanije mu izina rya Yesu, ahubwo duhamagaye Imana ngo izibane natwe, Mwuka Wera urukire muri twe, abamarayika batugote kugira ngo tubashe kuvuga ibyayo neza. Ngakomeza ubane natwe, mbigusabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Tuguhaye ikaze, ngira wibwira abadukurikiye. Hari ibyo nge shobora kuba ntavuze kuko navuze amazina gusa, sinavuze aho utuye. Kugira abadukurikiye neza, ni karibu. Yego nkuko yabivuze, amazina ni Mukanori Joseline, ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo, mperereye mu karere ka Burera, ntuye aho bita mu Kidaho. Aka kanya mperereye muri Musanze. Ndabakunda cyane. Amen, amen. Ndabakunda cyane. Tugiye kuganira, dushima Imana ibyo yatugejejeho, dushima Imana ko hari uburwayi yadukijije, dushima Imana ko yatubaye mu ruhande mw'uyu mwaka, dushima Imana ko ku itariki ya 10 ibanye natwe. Icyo ngicyo nicyo tugiye gutindaho cyane. Yego, Imana ishimwe. Joseline, ubushize twahuriye ku musozi wa Rusagara. Yego pe turaganira, numva ndagukunze, numva nkunze Imana yaguhaye. Yego uzi izina nakwise? Yego nakwise wa muhanuzi usengera abarozi ngo bakizwe, bakanga gukizwa bagapfa. Niko kuri, bakanga gukizwa bagapfa. Yego none uzi cyansekeje? Hari umumama w'inshuti yanjye, ni Umurundi, aba muri Zambia, umukunzi wanjye rwose, ibiganiro byose arabireba. Yahise ambwira ati Mana yanjye, ati mbabajwe no kuba Joseline nta WhatsApp afite ngo muhamagare, uko ntiyabona uko ahamagara kuri koro isanzwe. Yego ati mfite abarozi banzengereje. Yego nagombye kumuhamagara akamfasha. Yego gira ubutumwa umuha ndetse n'abandi muri rusange. Afite abarozi bamujengereje. Aka kanya tuvugana, Imana iri hejuru y'abarozi. Yego, Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'abapfumu. Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'abarangi. Imana ifite imbaraga, Imana izura umuntu wapfuye kandi yaranutse. Ifite imbaraga zo kuba yakutandukanya n'aba barozi mu izina rya Yesu, bakakuvira mu buzima. Ikintu ndi kubwira abantu bafite abarozi babazengereje, ndi kubwira abantu ngo hari Herode uri kukugenza, hari Herode umurozi uri kukugenza, hari Herode umurozi wakubujije urubyaro, hari Herode umurozi yaguteje uburwayi akaba akanya bwaranze gukira. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe, niba Herode adashaka kwihana ku buzima bwawe ngo ave mu cyaha, apfe kubera ko niba adashaka gukizwa icyambere ngo yihane kuroga, yihane kubera abantu ikibazo, apfe mu izina rya Yesu, kubera ko nta kindi kintu araba kumariye. Kwirirwa atoteza abana b'Imana cyangwa abateza uburwayi, abaroga, abagirute, ibyo ngibyo Imana iri kubireba. Icyambere, Herode nta bubasha afite ku buzima bwawe, no kuba kuroga kaba utarapfa si uko ufite imbaraga zabasha kugukiza, ahubwo ni Imana ikiguhagaze mu ruhande,
ikabasha kuguhagararira, noneho yakuroga izo mbaraga z'abarozi ntizibashe kugukuramo umwuka kubera ko hari icyo Uwiteka kigufiteho. Yego Imana ishimwe. Ngira ngo yabyumvise umukunzi wacu. Yego. Noneho yambaje ati se ubwo mu karere ka Burera hari abarozi bakibayo kandi Imana yaguhaye ziriya mpano? Ntabwo navuga hari abarozi bano, wenda urugero ikintu kigihari ushobora nko kugiwe akaba yakuvugutira, wenda urugero akaba guhaye amazi arabuguhaye, sibyo rata? Ariko ndagira ngo mu karere ka Burera cyangwa aho ntuye nta bantu babapfumu babayo cyangwa bakonikoni. Icyakora abantu bo kubutanga mu kanwa bo baracyariho, ariko ntabwo umuntu burya uburozi bwo mu kanwa burarutswa. Ariko nta barozi bakibayo bo kuvuga ngo abapfumu ngo baragutongera ngo ibiki n'ibiki ngo bararaguza, abo ngabo nta bakibaho. Ubwo rero nabo bagihereza burozi mu kanwa, nabo turi kubashakira, turi kubakorera inama yo kuntu twabakuraho ibyo kuroga bikavaho. Kandi bamwe tugenda tubafata bakihana, bimwe tukabitwika, yaza mu gusenga akaza ari umurozi ashatse kuroga abantu, tukabifata tukabitwika, akarahira katazongera kuroga. Uyu munsi nakubwira abantu bakijijwe babarozi batakiroga, baciye agakiza nk'umwami n'umukiza, akaba kakanya nabo bafite ubuhamya bw'uko barabarozi, akaba uyu munsi barabivuyemo. Hari abasengeye bo barumva barakizwa, ntibamera nka wa wundi w'Urusizi winangiye Imana ikamuritura nk'uko yarituye hejuru. Uwo nguwo yari inangiye, n'ubundi ijambo riravuga ngo ubugingo, umwana w'ubugingo arahari, sibyo rata? Ariko kubera ko yinangiye kandi akerekana ko imbaraga z'Imana zidakora, nicyo cyatumye Imana imuvana mu nzira, kugira ngo n'abandi bakonikoni babonereho ko Uwiteka ashoboye byose. Yego. Nusi Jose ri ko wasaraye. Okay, abantu nkatwe duhora dusaraye kubera tuba twasengeye abantu, kubera kudusabye ubufasha wese turamufasha. Ubwo rero kubera kuvuga cyane bikadutera gusarara, nicyo cyatumye nsarara. Yego. Jose, ubushize twakoranye ikiganiro kandi nzi ko hari abantu bari kuguhamagara, agira ngo tubwire abari kuguhamagara uko bimeze. Impamvu tuba tuvuze ibi ntabwo tuba tugira ngo twirate, ahubwo tuba turi kureba nkanya nshinga uyu muyoboro wa YouTube. Sorry. Kwari kugira ngo nge niba tuziranye nkaba nakubonyeho imbaraga z'Imana, na wa wundi uri kure, na wa wundi ndaza tuganire, isi yabaye umudugudu abantu babirebe, urumva nawe ashaka gufashwa aguhamagare. Yego. Kukubaza rero ntago ngo umuntu yirate ngo yasengeye aba ngo yagize ute, ahubwo ni ugutanga ubuhamya uvuga ngo turebe ese intego yakiri kugerwaho. Yego. None nyuma aho dukoreye ikiganiro bimeze bite? Nyuma yaho dukoreye ikiganiro ejo nasengeye abantu benshi. Ikimenyesha ko hari umumama nasengeye ari muri Kigali, yari afite ikibazo gikomeye cyane, ngo amaze imyaka 12 arwaye. Ngo noneho ngo hari igihe kigera ngo agatuma inda, noneho ngo amabere akikora nk'umuntu wonsa cyangwa nk'umuntu twite kandi adatwite. Ariko mu by'ukuri ejo namusengeye ntabwo ijwi ryavaga mu kanwa, ndetse ngo abe yatambuka atambagire mu mbuga. Ariko ejo namusengeye ijwi riva mu kanwa, aratambuka azenguruka mu rugo rwiwe, ndetse ngo hari aho bamubwiye ngo atagomba gukandagira, ngo kubera ko iyo ahakandagiye ngo agira ikibazo. Ariko namubwiye ngo genda uhakandagire mu izina rya Yesu. Umumama yasohotse arahakandagira, ashima Imana, aravuga ati nukuri ndi kugenda birakunda, aravuga ati nakwizera nari mfite, atari kubungaruye kwizera, kubw'imbaraga z'Imana ngaruye kwizera. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Arambwira ati rwose nshimye Imana, nta kwizera kwari kundimo. Ndetse arambwira ngo yarashaka kuba yajya guhamagaza ngo amenye umuntu uri kumugirira nabi, ngarika kibasha kumbona aho ngaho, yumvishije agaruye kwizera, agira ishaka n'umuhate byo kumpamagara. Amamagaye rero nabashije kumusengera, aravuga ijwi ryari ryarahezeyo, aravuga birakunda, navuga ni haleluya akayisubiza, navuga ngo amena agasubiza, mbese numva ashimye Imana.
ndizera ko ibintu bye byagiye neza, yagiye birakunda, yumva agize icyizere, ibintu byo gutekereza kwihorera abivaho kubera ko yashakaga kumenya uwamwangirije. Ariko nubwo ushobora no kumumenya, kwa kumumenya kwawe n'uburwayi yaguteje ntibube bwakira. Ariko iyo wizeye Imana rata, ukamenya ko iri hejuru y'abarozi, ukamenya ko iri hejuru y'abapfumu, ukamenya ko iri hejuru y'abakonikoni, uburwayi bwawe burahunga mu izina rya Yesu. Abari ku buzima bwawe bakakuvaho kubera ko Imana ari ishoboye byose. Yego. Uwo numwe. Harundi. Harundi. Noneho umubyeyi wamamagaye yari afite ikibazo cy'uko umugabo we yagiye. Noneho asimaranye igihe, ariko akaba nawe yarinjiye mu bapfumu. Noneho mu kwinjira mu bapfumu kwe nta kintu byatanze, ndetse ndamubwira ni nubwo uri kwinjiramo ntacyo bizamara, kandi dore wari ugiye gutanga andi mafaranga kugira ngo nyine bakubereyo. Ahita ambwira ati rwose sinkubeshe, ati uwo mupfumu yari yanciye 300. 300. Ngari kuguha 100 ngo ayandi ko nzagenda nyaguha gake gake. Ndamubwanira wa mu mama we, ntabwo gutanga amafaranga yajyana mu bapfumu. Abapfumu ntacyo barakumarira, ahubwo ibyawe bazabirya, nibyo wari wishingikirije bibure. Usanga umugabo yaragutaye, usanga urananamye aho ngaho, ubuze n'icyo uhereza abana. Ariko ndagira nkubwire ko Yesu niwe ugarura abantu bazimiye, niwe ugarura intama ziri kurorongotana, ni Yesu niwe ukura abantu mu byaha akabakura mu busambanyi. Ariko ndamubwira ngo ikintu cya mbere nkubwiye, Yesu niwe utanga inzaratsi za mbere zibaho, sibyo rata? Yesu niwe utanga inzaratsi. Umupfumu yaguha inzaratsi ntibikunde, ariko Yesu yaguhaye inzaratsi akakuzirikira umugabo wawe abasha kugaruka yaragiye. Imana ishimwe. Namusengeye aravuga ati saa hizi nari nsigaye njya kwinezeza nkanywa inzoga kugira ngo ikibazo cyanjye nyine kugira ngo bitanzamukamo cyane. Ariko ndamubwira ntuhereye uyu munsi ntabwo kunywa inzoga ariko kuzagarura umugabo, cyangwa gutanga amafaranga ariko kuzagarura umugabo, ahubwo mfasha dusenge. Mfasha dusenge, Imana izamugarura, Imana izamugarura utavuze, Imana izamugarura ucecetse, Imana izamugarura utari gukora ibyaha, Imana izakugarurira umugabo kubera ko wizeye Imana. Imana ishimwe. Arambwira ati rwose ndumva nezerewe, ati kandi ndumva ngaruye icyizere, numva ngaruye icyizere ku Mana ko Imana ishoboye byose. Ati nanjye ndiyumvamo ko Imana izamugarura. Ubwo rero namusengeye, arangira ngo ati rwose ibintu byo mu bapfumu mbivuyeho. Arambwira ati ibintu byo kujya kunywa inzoga mbivuyeho, atabwo ngiye gutegereza ijuru, ndera abana banje mbagaburire, ntegereza ijuru ringarurira umugabo. Yego. Noneho yaguhamagaye akubwira ikibazo afite? Yego, yakimbwiye. Kujya mu bapfumu se byo yabikubwiye? Oya, namubwiye ni ese ibintu by'abapfumu ko biri imbere yawe ko ndi kumva biri kunzahaza. Ambwira ati rwose ibintu by'abapfumu mbarimo neza ndari. Yego, niko namubajije. Yego. Ni ibintu by'abapfumu koko wa mubyeyi, ibintu by'abapfumu ko ndi kubona biri kukujyana kure. Ambwira ati abapfumu rwose mbarimo. Ati saizi tuvugana nari ngiye gushashura 300. Yaba uri nk'ababandi babasatuze kumubwira ati wono nibyo 300 ugiye gutanga. Buriya Yesu reka nkubwire, Yesu yakizaga buri muntu wese umuganye, kandi uwashakaga gukira ibibembe Yesu yaramukizaga. Ariko Yesu akongera ijambo rivuga ngo uko kwizera kwawe kugukize, sibyo rata? Uko wizereye ikintu niko kirakubera, sibyo? Nje nago namubaza amafaranga kubera ko ibyisi birashira, sibyo rata? Kandi isengesho muha, iyo usengeye umuntu uba wizigamiye, n'ubutunzi butamungwa, ariko amafaranga wayarambika ari akamungwa. Nje rero gusengera abantu nta kibazo, nta kintu mbabaza, ni karibu kwa data, kwa data nta menyane, uje wese turamwakira. Yego. Ngiye kubaza akakabazo. Yego. Mbo wakishijwe ukiri umukobwa? Yego, cyangwa ukishijwe umaze kuba umumama? Oya, nyiri umukobwa narasengaga, naririmbaga muri korari yitwa bakorera ijuru. Yego. Noneho nyine iyo umuntu
ibintu byo gusenga nyine nkumva ndi umunyamasengesho ntago ibyo nari mbirimo ariko ikintu cyatumye mbizamo cyane gikomeye najyaga numva abanyamasengero bari kuvuga ngo kwa Yesu haba amahoro, ngo kwa Yesu ngo haba ibyo kwambara, ngo kwa Yesu ngo Yesu akiza uburwayi, ngo Yesu akora buri kimwe cyose. Ndavuga ariko wakwinjira mu bya Yesu ko numva Yesu atanga amahoro kandi kabanzi kamahoro ariyo ya mbere, wakwinjira mu by'Imana buriya ntabwo byagenda neza. Ariko mbere yuko mbyinjiramo icyatumye mbyinjira mureka nyinjiremo neza, nararwaye. Noneho ndwaye nagendaga nunamye ngendera ku gakoni. Urabona ukuntu ngana yego we narabaye umukecuru gaseka nka keza. Noneho nkagenda nunamye nkagendera ku gakoni. Abantu bakambwira ati ariko nyine najyaga kwa muganga ntago nagiye mu bapfumu, ni ku bitaro bisanzwe. Nagera ku bitaro bakamutunini dusanzwe, watse muganga ko morano kandi binini mu mako ntacyo bimarira bizagende bite. Ati nyine nibyanga uzakoresha ubundi buryo. Nkagenda kwa muganga nunamye ntafite unjyana ntafite uwagira ute, none nagera kwa muganga bakamutunini nkasubirayo. Aho bigeze numva birandambiye. None umuganga arambwira ati rero wa muntu we uzagaruke tureko tuzagutera inshinge. Ndavuga ni okay. Umunsi umwe ndagenda aribwo Imana yampamagaye ikavuga ati mwana wanjye ndaguhamagaye. Ndabyibuka nagiye ari mu gitondo, none nkiri mu nzira ntarinjira mu bitaro ndani. Numva ijwi rirambwiye ngo ni winjira mu bitaro bakagutera inshinge urahita. Ntago narinzi ibintu byishwe. Ndavuga nabo ni babazimu. Urabyiyumvira? Ndavuga nabo ni babazimu banteye uburwayi ntibashaka ko njya kwivuza. Nje niko nabitekereje. Kubera ko ntago nari nakamenye ngo Imana ivuga gute, sinari nakamenye kuko narasengaga bisanzwe, sinajyaga mu banyamasengesho, narimbaga narangiza nkataha. Ndavuga nabo ni babazimu badashaka ko njya kwivuza. Ndakomeza ndagenda. Ngeze imbere gato ryajwi rirongera risubiramo. Ryari iry'umugabo, numvaga ari ijwi ry'umugabo. Nkebuka inyuma. Nyabutse inyuma mbona umugabo. Kandi menya ari uri kumpamagara. None angezeho mbona ntabwo amvugishije. Danisi kandi ibi ni ibiki. Aba ni babazimu tu. Nje ntago mwabazimu mwe murambuza kwinjira mu bitaro, nubundi nimwe mwaneje uburwayi murashaka komva. Ndangije nyitambuka ndani ngiye kwinjira igipangu ngo ninjire mu bitaro. Nagiye kumva numva umuntu ankubise urushi. Burya no kutumvira ni bibi. Kutumvira ni bibi. Ankubise urushi mfata nguca numva ndababaye nzengurutse nshaka umuntu nkubise ndamubura. Ariko numva ijwi rirambwiye ngo nakubwiye ngo ntuwinjire mu bitaro. None uranze winjiyemo, subira inyuma. Ariko rero ntireka nsubira inyuma ariko ndi kubyibwira mu mutima. Ndabyirwa n'iki irijwi iryariryo. Ese ntabwo ari ababazimu bari kushaka kunyica? Noneho ndangije nasubiye inyuma ndagenda nunamye na gakoni. None ngeze mu rugo Imana ibayohereje umudamu. Ambwira ati rero Joseline ikintu cyagukiza kibaho nuko waza nka kujyana gusenga. Arangije anjyana gusenga. Akinjyana gusenga ngezeyo uwo mumama arangije ntabwo yaraza hano nturuka narindi mu karere ka Kamonyi. Ntabwo yaraza hano anturuka. Angije arambwira ati turi bujyane Burera. Ndavuga nise kandi ntabani babazimu bari kuvuga cyangwa ni nta kibazo turi bujyane. None nkigera muri saro yarambwiye ati unamuka mu izina rya Yesu. Ndunamuka. Nahise mvuga nti kuri isi ya rurema hari abantu b'Imana, haracara abahanuzi b'Imana bavuga bigakunda. None nahise nunamuka uburwayi nari mfite buragenda burundu. Ndema ndakira. Wari umaze imyaka ingahe? Nari maze umwaka n'igice ngenda nunamye. Ni munini. Ariko ubwo burwayi buryo nabutewe narabyutse mu gitondo cya kare ngiye kuri toilette ntambuka inkoni nziza cyane. Ubwo rero nyitambutse guhera uwo munsi nahise ngenda nunamye. Abarozi kankubwire utari mu masengesho neza, utabirimo neza. Nakunze kuvuga ngo iyo ufite uburwayi ukagera kwa muganga usobanura buri burwayi bwose urwaye kugira ngo muganga abone uko akuvura.
ariko iyo ubuvuze nabi ushobora kubuvuga nabi ya ndwara imwe wasize akaba ari ikurangiza. Ndangije ndakira ndihana mvana ku gato no ku kanini mvana mu bwana. Yego mu bwana rani Imana imbabarire imaze kunkiza irangije inkiza n'ibibembe by'ibyaha nari mfite. Guhera uwo munsi Imana yarampamagaye ikintu yarahera yambwira ati mwana wanjye akira Bibiliya nguhaye ijambo ujye umvugira. Cya kabiri mpereza ubuhanuzi. Uhereye umunsi nibwo natangiye kuzura umwuka. Ikindi gitangaza kigeze kubaho ndaho ngaho twasengeye umwana wari umaze umwaka ahumye. Yavutse ari muzima ariko igihe kigeze ahuma amaso. Noneho kwa kundi bavuga ngo wenda ngo umuntu ashobora kwa yasengeye umuntu wenda agakoresha amazi ugasanga araza atayo mazi hari aho yayakuye. Sibyo rata? Twe twaravuze ati wa mu mama we ugende iwawe wizanira amazi. Sibyo rata? Turayamutuma arangije kuyazana turayasengera. Noneho tuyasengera yafashe kugira ngo ndatavuga ati aba bantu bayafashe hari ibintu bakoze, hari ubufindo bakoze. Ubwo dusengera amazi turangije tubwira uwo mu mama asuka ku gafuniko tuyafataho dusiga ku maso y'umwana. Umwana mu minota 5 yarahumutse. Sibyo rata? Ndagira ngo mbwira abantu banteze amatwi ntabwo abarozi bafite ububasha ku buzima bwanyu. Icyakora iyo udasenga, iyo hari ibyaha wishiramo, umurozi yakuroga bigakunda. Ariko abarozi ba mbere babaho n'abanyamasengesho. Warubizi? Abarozi ba mbere babaho n'abanyamasengesho. Abarozi baroga batongera, baroga bakoresha ibiki byose, ariko umunyamasengesho akurogesha isengesho rikakuroga neza neza nta kindi yakoresheje. Ariko iyo ukiza ibyaha ugakira ibyo bibembe nta cyatuma Imana itagukiza. Yego. Mbere yuko ubwira Imana ngo igukize, banza uburwayi urwaye, banza ubwira Imana igukize ibibembe ufite by'ibyaha. Sibyo rata? Kubera ko ushobora kuba urwaye mwubwo burwayi bwawe warabigizemo uruhare. Sibyo rata? Hari ibyaha wagiyemo bikagutera ubwo burwayi, ariko hari n'urwara abitewe n'abarozi. Asenga Imana. Uwo nguwo rero bifata asenga Imana bitewe n'abarozi. Ndagira ngo mutangarize ngo umurozi wese uri kukugenza uyu munsi nadakizwa apfe. Nta cyarababereyeho kwisi. Nukuri. Yego. Ndi ugago kubaze ari ugukorera Imana uri umukobwa no gukorera Imana uri umumama. Uko byose abibayemo atangiye gukorera Imana ukiri umukobwa n'ubu uri kuyikorera uri umumama. Nihe ubona bigoranye cyane? Aho mbona bigoranye cyane. Nyiri umukobwa. Ubundi iyo umuntu ari umukobwa hari ibintu byinshi bimubuza gukorera Imana neza. Icyo bisa abasore bashobora kukugusha. Sibyo rata? Ariko nabwiye Imana n'Imana nje nshaka gushaka umugabo. Ariko nago nasengaga mbohoza. Narasengaga n'Imana kugira nzagukorere neza. Umunsi nashatse umugabo nibwo nzagukorera neza. Sibyo rata? Ubwo noneho kugukorera Imana uri umukobwa, abasore baraguhamagara bakagutesha umutwe, bamwe bakagukundira kubera ko usenga Imana nta rukundo bafite ubwo bakurikiye Imana ikurimo. Sibyo rata? Ariko nabwiye Imana ntimfasha uzama umugabo usenga kugira ngo nanjye nzabona uko ngukorera neza. Yego. Imana irangije irabikora, ariko ndi kubona gusenga uri umudamu ari byo byambere. Sibyo rata? Nibyo byambere kubera ko ubufite umugabo nta muntu urakuyagaraza ibyo ubukurikiye ni iby'Imana gusa. Nicyo kiza cyo gusenga uri umumama. Yego. Mana ishimisha ziri twaganira byinshi ariko reka dufate n'umwanya twumva ijambo ry'Imana. Yego. Ugiye gusomera ijambo riri muri Yohana ibice 9 ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Ku murongo wa mbere aravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati, mwigisha ninde wakoze icyaha? Ni uyu mwana ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? 3. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. 4.
nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. 5 nkiri mu isi ndi umuco w'isi. 6 amaze kuvuga atyo acira amacanshwe hasi ayatobesha akondo akamusiga ku maso. 7 aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi kitwa Sorowamu, hasobanuye ngo yaratumwe. Haleluya, Mana ishimwe. Yesu atugirire neza. Aka kanya Yesu akimara kugenda ku iyi tariki ya 10 akigenda nawe akunyureho rata. Haleluya, kubera ko nawe hari uburyo wahumye amaso. Ushobora kuba ufite amaso y'umubiri ariko n'ay'umwuka ufite. Ayo y'umwuka niyo ndi kuvuga. Aka kanya Yesu akigenda aguceho nawe atoba kondo akagusige ubone nawe mu izina rya Yesu. Kubera ko umuntu ni afite amaso ya areba, ntabwo ayo maso amwereka ibyo agiye gucamo katari byiza. Haleluya, amen. Ngariko Yesu atoba kondo rata, ngarangije akamusiga ku maso, arangije aramwohereza ngo genda mu kidendezi cy'Isorowamu. Aka kanya byashoboka kudafite umuntu kujugunya mu kidendezi. Aka kanya byashoboka ko ufite uburwayi bwanze gukira. Aka kanya byashoboka ko urwaye umugongo igihe kirekire. Aka kanya byashoboka ko urwaye amaguru igihe kirekire. Aka kanya byashoboka ko ufite umutwe udakira. Aka kanya byashoboka ko urimo amadeni. Aka kanya byashoboka ko abana bawe babuze ubwenge. Yesu Kirisitu, ariko aka kanya ndagutangariza, Yesu nanyuri wawe kwiremba abasha kwitegereza urugo rwawe rata. Imana ishimwe. Yesu atugirire neza kandi atwambike imbaraga. Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa, nawe igukore ku maso, nawe ikohereze mu kidendezi. Umazemo imyaka myinshi, ikohereze mu kidendezi. Hari ukuntu waba ufite ikibazo cyo kutabyara, Imana ikohereze mu icyo kidendezi ubashe kubona urubyaro. Ngaragenda ariyuhagira agaruka ahumanutse, ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njyewe. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Hari ukuntu bahararwaye umaze igihe kirekire, abantu barakwibajije ngo uzapfa, ariko Uwiteka yamara kugukiza rata, abantu bakakwibazaho bakavuga ati ni wa muntu wahoraga mu nzu adasohoka, uyu ni wa muntu wahoraga mu kagare kubera ikibazo cy'umugongo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya iyara yo mwijuru iguha ubutabazi bwo kuva mu icyo kigeragezo umazemo imyaka. Yesu aguha ubutabazi bwo kuva mu kigeragezo cyo kutabyara umazemo igihe kirekire. Wa mubyeyi we, Yesu akoreza ubutabazi bwo kubana n'umugabo amahoro. Wowe watawe n'umugabo, Yesu akoreza ubutabazi umugabo wawe agaruke mu izina rya Yesu. Ariko Yesu abanza gutobera kondo akore ku maso yawe kugira ngo ubashe guhumanuka mu izina rya Yesu. Yesu agukore ku maso kugira ngo ibyakwiyoberanyaga ubashe kubibona, kubera ko nawe hari igihe kizagera bakakwibazaho. Ni nk'uko umuntu yabaga ari umusambanyi, yabuvamo babona afashe Bibiliya, abantu bagatangira bakabazanya ngo ariko surani wa wundi twahuriraga muri roci, urani wa wundi twabonaga ari kwinjiza abagabo, urani wa wundi twabonaga waramaze abasore, wa wundi utwara abagabo b'abandi. Ako kanya bakwibazaho, abandi ati surani we koko, abandi ati niwe, ngo icyakora asa nawe. Ariko nawe bamara mamimara babwira ngo ni njyewe, nawe aka kanya wababwira ati ni njyewe, kubera ko gukizwa ntibitera
umwaku. Haleluya. Amen. Ntago bitera umwaku. Icyakora gusenga nabi nibyo bitera umwaku. Ariko iyo ukijijwe neza, gukizwa neza nta mwaku, gukizwa neza ntabwo uhomba, birimo inyungu nyinshi kubera ko wakijijwe. Yesu aduhana umugisha kubera ko ari yera yo mu ijuru. Ijambo rirera kandi rirakiranuka. Ijambo ni umutsima utera imbaraga, ni umutsima ukuyobora, ni umutsima uguteza intambwe kugira ngo uzabashe kugera mwa kiriya gihugu. Utabazi bw'umuntu urakunyuraho agakemura ikibazo cyawe, ukagenda mu izina rya Yesu, ugakira ikibazo cy'umutwe, ugakira ikibazo cy'umugongo, ukishura amadeni utabanje gusabiriza. Imana iguhaza ibyiza kandi Imana ikurengerera ata. Kubera ko Petero na Yohana nta feza bari bafite byari bigaragara, ariko yaramubwiye ngo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Yaraje bamugana, ariko we yarazi ngo baramuhereza amafaranga. Ariko amafaranga ntabwo ari yakiza uburwayi. Ushobora kuremba ugatanga amafaranga menshi mu bitaro, ariko ayo mafaranga agapfa ubusa bikarangira udakize. Ariko aka kanya nawe Imana ikoherereza abantu baragukura mu kigeragezo. Imana ikoherereza abantu barakubwira ngo haguruka ugende, wikorere uburiri bwawe. Barakubwira ngo ikibazo wari ufite ukivuyemo. Barakubwira ngo indwara wari ufite irarangiye mu izina rya Yesu. Kubera ko ari Imana isumba byose, iri hejuru ya byose, irakiza ngo nta wayikoreye yikorera amaboko. Imana ishimwe ngo nta n'uwayihungiyeho ngo imukoze isoni. Kujya mu Mana bifite umumaro, kujya mu Mana birakora, kujya mu Mana bitera imbaraga, kujya mu Mana birafasha. Yesu aduhana umugisha kandi Uwiteka Imana aturengere kubera ko ari umutabazi rata. Mana wo mu ijuru, wowe urukumvira ijambo rigukomeze, aho wumva wacitse intege rigukomeze, kubera ko Imana hari ubutabazi koherereje bwo kugukiza, bwo kugukura mu kibazo. Ndatangariza abakobwa bari mu gihe cyo gushaka, ariko akaba nta muntu uri kubabaza izina. Yesu afite abasore benshi mu ijuru, ashoboye kubatanga, ariko upfa kuba utari kwiyandurisha iby'ibwami. Niba uzi kuri kwiyandurisha iby'ibwami, ikintu cya mbere urasengera, urabwira Imana ibanza igukiza ibibembe by'ibyaha. Nimara kugukiza ibibembe, iraguhereza uwo mugabo. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Yesu arakora kandi agira neza, nta wayisabye. Iyo usabye urahabwa, ariko mbere y'uko usaba banza uvuga uti ese ngewe mu mutima wanjye meze nte? Yesu ahabwa icyubahiro. Numara kumenya uko umeze, numara kwikiranura n'Imana, nurangiza uyibwire ngo nkeneye umugabo mwiza. Ntabwo urabura umusambanyi ngo usaba umugabo wasenze Imana, ntabwo byashoboka. Banza ukizwe, numara gukizwa winjire mu by'Imana, Imana iragukubita umugabo, kubera ko kwa Yesu barahari. Ariko utiyandurishije iby'ibwami. Hari umuntu ufite ikibazo ngo abaturanyi baramwanze, ariko menya yuko na Yesu ubwe batigeze bamwemera. Ibyo yakoraga byose babirebeshaga amaso, ariko ntabwo bigeze bamwemera, barahakanaga. Haleluya. Ntabwo abantu bakwemera kubera ko n'iki ufite cyatuma bakwemera, kuko na Yesu yakoraga ibitangaza, agahumura impumyi, ibirema bikagenda, agakura abantu imugongo, abarimo abadayimoni bagahunga, abasazi bagakira, ariko ntibigeze babona igitangaza Yesu yakoraga. Ubwo rero nta kuntu bakwemera. Ukirirwa uravuga ngo bene wacu baranyanze, ngo imiryango yaranyanze, ngo ba mama ntibakimvugisha. Na Yesu niko bamumereye, niko bagendwa, niko basogokuruza babagenjeje. Nawe tuzuhame muri Yesu. Niba agaciro abantu bakwimye, Yesu atanga agaciro. Ijambo abantu bakwimye, Yesu atanga ijambo rata. Yesu ushimwe kandi uhabwa icyubahiro. Yesu nasanze atanga ijambo ku babuze ijambo. Yesu nasanze agira neza. Yesu nasanze akiza. Yesu nasanze aruhura abaremerewe bakaruhukira mu mahoro.
ariko ndagutangariza niba ufite imiryango ikwanga, ijambo ryaramweka 27 ku murongo wa 10 ngo ubwo data na mama bazandeka ngo Uwiteka azandarura, ngo Uwiteka ujye unyigisha inzira zawe, ngo unyobore inzira y'igihamo, ngo kubwo abahamagurukiye. Nawe ndagiraga ngo umbwire ngo hari imiryango yaguhagurukiye ndetse uratabaza bakanga kugutabara, ndetse uvuza induru bakanga kukwikiririza, ariko ndagira ngo ngutangarize dufite Imana idatererana abayo. Uko waba umeze kose Yesu aragusanga. Haleluya. Kandi Yesu twese aradukunda, nta muntu yanga, twese aradukunda. Waba uri mu byaha Yesu aragukunda, waba ufite ibindi bintu urimo Yesu aragukunda. Icyo ashaka ni ukugira ngo uze muri we nawe akuzire mu buzima, agukize ibyo urwaye, aguha ibyo ukeneye byose. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo kandi ntawe ujya kwa data atagize ute ntamujyanyeyo. Yesu aduhane umugisha. Niryo jambo nari mfite, ariko icyo natangariza abantu ntibagira ubwoba cyangwa ngo batinya abarozi, kubera ko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'abarozi. Nta murozi wigize ikigomeke ku Mana, kubera ko umurozi wese ushatse kwigomeka ku Mana, Imana imukura mu nzira, abana b'Imana bagatambuka. Amen. Umukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Yego. Tugane ku musozo ubundi tuzasubira. Ugiye gutanga nimero yawe, wagukenera abe yaguhamagara, ubundi dusoreze n'isengesho nk'uko twanatangiye dusenga. Ni karibu. Yego. Nimero ni 078 6 5 8. Yego, ni karibu n'isengesho dusoze. Kadusenga. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye yuko hari abantu ukuyemo ububata bw'ibyaha, ndetse hakaba hari abantu ukijije indwara bari barwaye, ndetse akaba hari abantu uhaye amahoro batari bafite mu mago yabo. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimye kuvuga bikaba wategeka bigakomera. Nukuri Yesu uri umutabazi, twarakubonye udukiza, twarakubonye uduha amahoro tudafite, twarakubonye uduha agaciro tudafite, twakubonye uduhereza ijambo. Nanjye aka kanya nsabiye abantu badafite ijambo ngo ubahereze Mwami, nsabiye abantu badafite igikundiro, aka kanya ubahereze igikundiro. Ndetse hari abari mu kazi ariko nta gikundiro bafite, aka kanya Mwami bahereze igikundiro. Uwiteka ubakomereze mu kazi barimo, ndetse abashomeri ndabakweretse kugira ngo ubahereze akazi Mwami. Ndetse hari abantu bamaze mu bitari igihe kirekire, ndetse abaganga baravuye barananirwa, ariko aka kanya nkoresheje itegeko ry'Uwiteka, reka basohoke mu izina rya Yesu. Reka imiryango y'ibitaro yugururwe, abarwayi bakire, basohoke bavemo, kubera ko ari Imana. Mana, hari abafite ikibazo cy'urubyaro, wabaha gutwita, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Nsengera abantu bari muri gereza, ndetse hari abagiye muri gereza bari kurengana, ariko dufite Imana irenganura. Abo ngabo wageramo ukabarenganura Mwami, kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Hari abantu bashaka akazi, ndetse amadiplome yabo aricaye, ndetse hari abafite perime ziri gupfa ubusa nga yabo. Mana, wabaha amamodoka yabo, ayo maperime agakora akava mu bushomeri. Hari abashaka akazi k'ubuganga, Mwami wabaha akazi. Hari abashaka akazi k'ubwarimu, Mwami wabaha akazi. Nibagiwe abafundi bose ubaha akazi. Abakobwa bashake, ababyeyi bubake bikunde, abagore abapapa bubake bikunde, hose mwamuhagere, kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Nsengera abarwayi bari hanze y'igihugu kugira ngo nabo bagere bubakize. Mana, u Rwanda rwose uzenguruke, kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Urengera abapasiteri, urengera abaririmbyi, abavuga butumwa ubarengere, abahanuzi ubarengere, abadiyakoni ubarengere. Wiyubahishe mu bantu bose, kubera kuri Imana. Ngakomeza ubane natwe, tuzashima Imana ubwo tuzaba twumva impundu z'abanesheje. Mbigusabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen.